Sobanukirwa n'akamaro ko kurya umuneke buri munsi. Imineke ni kimwe mu biribwa bifasha umubiri w'umuntu kugubwa neza, kuko ufite intungamubiri z'amoko atandukanye ndetse n'imyunyungugu nka potasiyumu. Benshi bakunda kugura imbuto bavuga ko imineke iryoha cyane, tukaba tugiye kureba umumaro wo kurya nibura umuneke umwe ku munsi nk'uko bigaragara ahangaha muri iki kiganiro ngiye kubabwira. Nitwa Niyomugabo Alphonse, bahaye ikaze. Imineke ifasha kugabanya agahinda gakabije, depresiyo iyo umuntu cyane, ndetse kandi akaba afite ikibazo runaka gitumye agira agahinda gakabije. Iyo ariye umuneke umufasha kugubwa neza, agahinda karagabanyuka. Agahinda gakabije gaterwa na serotonin. Mu mineke habamo lipofamu ibasha kugabanya cyangwa gukuraho ibimenyetso by'agahinda gakabije, igabanya ibyago byo kurwara. Iyi ni ingingo ya kabiri ivuga ku bijyanye n'umumaro w'imineke. Imineke igabanya ibyago byo kurwara. Bantu mushaka kwirinda kurwara indwara nyinshi, ni murya umuneke. Ubushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza bwagaragaje ko abana barya nibura umuneke umwe ku munsi bibagabanyiriza 34% byo kuba barwara asima. Imineke ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi kuko yiganjemo intungamubiri zifasha umubiri kumererwa neza. N'ibyiza byo gushyira imineke buri munsi mu ifunguro ryacu rya buri munsi harimo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Ingingo ya gatatu igaragaza umumaro w'imineke. Umumaro wa gatatu ni kurya imineke bituma amagufwa amererwa neza. Intungamubiri ziboneka mu mineke zubaka amagufa ndetse zikayakomeza ku buryo atavunagurika uko yiboneye kose. Kugira ngo turye imineke, umumaro wa gatatu bitumarira ni ukugira ngo amagufwa yacu anakomere. Abantu mushaka gukomeza amagufwa kugira ngo mugire umubiri umeze neza, umubiri umeze neza ufite amagufwa akomeye, ni ukurya umuneke buri munsi byibura. Indi ngingo ya kane ivuga ku kamaro k'umuneke, irinda umubiri kurwaragurika. Murabizi ko hari ibyo twagiye tuvuga hejuru bijyanye n'akamaro k'imineke. Turongeye tugarutse ku bijyanye n'indwara. Umuntu iyo arya imineke, iyo arya umuneke akabyitaho buri gihe ntabwo akunda kurwaragurika. Mureke dufate umuti rero ahangaha mu kurya imineke. Mu mineke habamo antioxida nyinshi zikarema utunyangingo twinshi turwanya ikintu cyose cyatera indwara mu mubiri wacu, nk'indwara y'umutima, diyabete ndetse na kanseri ntabwo yadukoraho duhora turya imineke tugenda tubijyamo twibuka kubikora. Ifasha ubwonko gukora neza. Imineke yacu, iyo uriye umuneke ukunda kugira ubwonko bukora neza cyane rwose. Ubwonko bukora neza rero nta handi wabukura uretse mu kurya imineke. Imineke ikungahaye kuri potasiyumu na magnesium. Iyo myunyungugu ifasha ubwonko kugira icyerekezo kizima no gukora neza. Ifasha ubwonko gutekereza neza, ndetse ugasanga umuntu akorera gukora neza akazi ke. Ndetse na twatuzi abantu bakoresha ubwonko cyane barangiye umuti ntibajye kureba mu mineke rwose. Umuneke ni igihingwa, ni ikiribwa ndetse ni n'umuti. Indi ngingo ikurikiyeho mu kurya imineke bifasha kugabanya ibiro. Ku bantu bashaka kugabanya ibiro, imineke ni amahitamo meza cyane kuko ifasha gushongesha ibinure, bityo hehe no guhura n'umubyibuho ukabije. Muriyumviye rwose, mwiyumviye uburyo umuneke ufite akamaro kenshi mu kugabanya umubyibuho. Mwari kumwe nanjye Niyomugabo Alphonse.